duheruka Celine ajya mu bwiherero akagirirayo ubwoba igihe yabaye akibona umusore ati Oh shit, I'm so sorry for it. ako kanya nanone yumva ryajwi rituje ati oh calm down baby, what can I help you? Nothing but thanks. Nako narinyibye gusa. Nuko Celine ahita asubira inyuma, yaje gusubira mu mwanya we ariko agira ikibazo kuyimubayeho gusasa nk'ubyirengagiza aravuga ati Apo nakazi kabyo kaniyumvira neza. ntibyaje gutinda ageze ku kibuga cy'indege kubera ibintu byinshi yari afite byabaye nk'ibimuvunamo, maze nanone hari ijwi ryari rikiri kumusona mu matwi cyangwa se agenda agatekereza. Ako kanya ari kubitekereza yumva nanone riravuze ngo can I help you please? No, it's okay. Umusore ati reka mufashe wana. Ese burya uri umunyarwanda? Yego, nturuka Kigali Nyamirambo. Oh, ni byiza ko wambonye dusangiye igihugu. Wow, sinzi nimba mbibonye neza gusa nimba ari ukumwenyura cyangwa ari uguseka gusa sinareka kubikubwira useka neza. Sure. Urakoze nta kibazo. Byiza guhura nawe, nitwa Kevin. Oh, byiza guhura nawe, nanjye nitwa Celine. Ako kanya batangiye kugenda gake gake baganira, umusore nawe amufashije bimwe mu bikapu yari afite, ubona rwose hageze nk'ubabona aho ngaho yagira ngo bari bafitanye gahunda cyangwa se bari basa nk'abaziranye, kuko baboneraga kure ukabona nk'umukobwa ari guseka cyane ko umusore yagaragaraga nk'aho ashobora kuba agira icyo twakita nk'ibikabyo, amwitegereza undi nawe agahagarara, umwe akegera imbere undi akabona gutambuka. Wabonaga ari ibintu byiza cyane, byiza ariko nanone bikagutera urujijo wumvishe ari ubwa mbere bahuye, kuko byagaragara ko wagira ngo bari baziranye. Nuko Celine kubera yuko uko yari yambaye ikanzu ye ntiyari ndende cyangwa ngo ibe na ngufi bikabije, yaje kwegera imbere nk'uko n'undi yari ari kubikora imbere y'umusore. Umusore akibibona ati oh, uretse gato kwiruka nkubwire, uretse no kuba nabonye uri mwiza ariko unambaye neza. Oh. Ku bwanjye cyangwa se ku cyo nakwita nk'ibyifuzo byanjye, icyazama amahirwe tukazongera guhura cyangwa se tukazatemberana wambaye gutya. Nta kibazo, ibyo ngiye mubikunze nakubwira tugahura, nta mpamvu yo kwanga ko twatemberana, kandi nanjye iki gihugu ari ubwa mbere yigezemo, ndifuza kukimenya. Akivuga gutyo yarangije kubivuga, umusore yakomeje gutera intambwe, yari afite ivarisi ari gukurura asa nk'umwegera. Umukobwa we yari ari kureba imbere, asa nk'uhindukira dore ko umusore yari muremure, asa nk'uhindukira arebye. Umusore ahita amanuka gake aramwegera ati mama uvuga neza. Ntibyatinze ko kanya ubwo bari barimo barakomeza kugenda, umukobwa yatangiye gucanganyikirwa n'ibintu ahuye aho ngaho, kuva yagera mu ndege cyangwa se ku kibuga abakigenda, dore ko bagendaga gake gake ariko bagera aho yagombaga gufatira taxi vatiri. Maze abwira Kevin ati shanumvise uganira neza, uvuga neza, ndifuza ko twakongera tugahura, tuzongere duhure. Kevin akibyumva ntabwo nawe yarebe kumva koko nimba ari byo, dore yuko nawe yarazi imigani cyangwa se icyo twakita ngo inshuti iva ku nzira.
asa nk'uwimyoza ariko nanone atari ukubera ariko wenda ari agasuzuguro ati koko se umukobwa ntiyagira ibintu byinshi amubwira aramwitegereza gusa ati ya kuko byagaragara ko Keve ibyo umukobwa yamubwiye byari byo nuko umusore nawe aratinyuka kuko ntago yagucika wampaye namba yawe nta kibazo fata phone wandike ya ubwo Keve na Celine ku kibuga naho basa nkaho batandukaniyemo umwe afata taxi voiture undi asigara ku kibuga bisa nkaho yarategereje bagenzi be kuko Keve ubwa mbere yagiyeyo yarasanzwe hazi bisa nkaho hari abari bamutegereje Celine aragenda yigerera kwa mugenzi we Deborah Deborah bimeze bite se hantu hanyu ni ibintu bikomeye ariko nyine nahamenye nubwo byari bigoranye nta kibazo nari ko utari buhamenye ahubwo se wahamenye bigenze gute nari kuri buyobe pe kuko nyine ndarizeye rwose mu Rwanda ntago mufite viziyo nk'iri hano Canada ako kanya bakiganira ubona ariko ari Deborah yishimye kubona inshuti ya Celine na Celine yishimye kuba ageze mu kindi gihugu kandi akaba abonye n'inshuti ye koko itari yamubeshye ajya muri bathroom akora douche arangije arasohoka asa nk'uwatunguwe kuko yategereje ko bwira akabona ntibwira ibyo yari asanzwe azi babonaga ari ibintu bitandukanye cyane ako kanya ariko bwari bumaze no kwiramo aginjira mu cyumba bamweretse iryo joro yumva telefone isonye aritaba ati hello yumva ryajwi riti hi Celine ese waba wageze aho washakaga kujya nahageze ariko uraza kumbarira ntabwo nabashije kukumenya nahita kugoye wanyibwira sure ni Keve umwe mwahuriye bikigora nese mumenya nizo tese aho wageze ni amahoro yaho nagiye n'amahoro cyane ko twebwerega buriya harya ntabwo nakubwiye ko ariho nsanzwe nsa nkaho maze igihe kinini n'amahoro cyane ndahamenyereye ntongereho ikibazo ahubwo wowe nyibwirira Canada habonye gute ni heza hasa n'ahashyushye cyane buriya nuko turi muri summer time cyangwa ari uko utarahamenyera neza buriya ntibyashoboka nabyo nabyo byashoboka asanga nijoro hanyuma se ibyo wagiyemo aho wagiye biti ni ubukwe bw'umushiti wanjye nanagiyemo urabona 2 days twavuka burya ni ubukwe wari wagiyemo byiza cyane ahubwo se byazashoboka ko ariko ni nka favor ngiye kukugirira ntabwo njya nkunda kuyigirira abantu bose ni nka favor ngiye kukugirira byazashoboka ko nkutembereza kunembereza biramutse bibaye byiza ubukwe bukaba neza wanembereza ariko nyine mu gihe sorry ntabwo navuze nyuma y'ubukwe njye ndi kugusaba mbere y'uko ubwo bukwe buba byashoboka se ubura mushiti wanjye aranyeneye ngo ngire ibyo mufashamo sorry wenda ntabwo nshaka kukugora cyangwa kubiguhata ngo ubyumve kubera ko mbiguhase naza gushaka uburyo noroshya nzazana imodoka dutembere hafi aho ubundi nongere nkugarure please naribi ako ntabwo nzahatinda urakoze cyane ntibyatinze maze ejo yakira voice note kuri WhatsApp ivuga ngo hey
unsangiye kuri hoteli iri ku muhanda hashi 550 yitwa Shining Hotel saa 8:30. Okay, naribi ariko ntabwo natinda. Izo saha zegereje Celine yaje kwitegura areba nawe yari yazanye imyenda nkuko twabivuze bwa mbere yari umukobwa uberwa na buri mwenda wose yambara neza nanone ndikanzu asa nk'uhamagara Keva ariko amuhamagaye ntiyitaba gusa aravuga ati buriya gahunda arayizi aragenda dore ko anaho yaramurangiye atari kure cyane aragenda ageze kuri hoteli yarikanze. Biga ahantu heza agenda kanaduri nziza kabisa. Abivuga kibaguzwa areba hirya no hino ari ati mbega ahantu heza ari yahatangaye cyane kubera ukuntu yari ahabonye muri make ashobora kuba atarigeze abona hoteli nziza nk'iyo ngiyo. Ako kanya niko guhita yibuka ko agomba guhamagara Keva akamubwira ko yahageze. Alo Kevin wageze? Oh, say hi baby. Okay, I'm coming. Keva araza aramuhobera cyane amuhabiza kwitama arangira ati wow urahumura wambaye neza. Urakoze. Maze amufata ukuboko aramujyana hejuru. Umukobwa akigera hejuru nanone yarikanze ati oh Jesus Christ. Ubaye iki se kandi nawe? Ntacyo arasa neza cyane. Bino ni ibyawe no kubera wowe ugira ikibazo ubyisanzuremo ni nkaho ari ibyawe. Urabesh gusa nyine urakoze. Ako kanya nanone Celine basa nkaho bagenda aramwakira bararya baranywa ari nakamuganiriza amubwira ati ufite kuzisanzura kandi kino kirenda bizi kizagukunda nawe ntabwo kizaguhinduka ntabwo kizatuma urwara. Ari nako Celine nawe amashimira cyane we byari wakoze kuko nawe yari yumiwe yumvaga ameze nkaho yabonye umusore mwiza witonda nta kibazo. Nyuma y'amasaha 2 bari kumwe umukobwa yongeye kuvuga ngo ibi ni ibiciro muri kuko abahungu muri abagome. Bwa mbere duhuye gusa ibingibi bisohorera n'umuhungu twakundanaga manzi ntabyo nigeze mukorera igihe cyose ategereje rimwe gusa n'abahungu muri abagome koko. Keva ati bitese ntusobanurire bebe ntusobanurire ibyabaye. Ndashaka kwitahira sinzongeye kubona mu buzima bwanjye n'umunsi n'umwe. Ako kanya wabonaga ko asa nk'uwikangiye ibintu byabaye ariko umubwira ati ni ibiki wankoreye. Nyuma y'icyo gihe bari kumwe kandi arivuga ngo mu minota mike cyane cyangwa se mu minsi mike bari bamenyanye ni ibiki wankoreye. Ese wowe ku bwawe niki cyari cyabaye? Yewe reka tuzumve ikindi gice cya gatatu ku byabaye kuri Celine. Iyi yari inkuru Urukundo ntifuzaga mwagezwagaho na Mr Fils hamwe na Diane ku bufatanye na Habona TV.